n'ibimenyetso bine bizakwereka yuko Imana igiye kugusubiza cyangwa se igiye kuguha ibyo wayisabye byose, ikaguha amafaranga, ikaguha ubutunzi ndetse ugeze mu gihe cyawe cyo gusubizwa. Abantu benshi burya bagira ngo Imana ukuntu iza mu buryo buri bucece cyangwa se butuje. Hoya, ahubwo Imana ukuntu Imana burya byanga bikundi igiye kuza iza mu buryo bw'ibimenyetso. Hari ibimenyetso ibanza gutanga mbere yuko isubiza kwifuza kwawe, isubiza bwa butunzi wasengeye, isubiza ya mafaranga ndetse n'ibindi byose uhora wifuza mu buzima. Ikindi kandi burya Imana ituye muri twe kandi ikorera muri twebwe. Hari ibimenyetso bimwe na bimwe rero uzajya ugenda wumva bikwereka yuko byanga bikunde, nubwo uri mu bihe bigoye, uri mu bihe by'ubukene, uri mu bihe byo kubura ukugira, uri mu bihe byo kubura ubuzima, byo kubura amafaranga, byo kumva ntacyo wakimarira. Hari ibimenyetso bizakwiyerekera ubwawe muri wowe bikwereka yuko Imana igiye kugusubiza. Nkuko nabivuze, Imana ikorera muri twebwe. Ikimenyetso cya mbere ni iki: niwumva uri mu gihe cy'ubukene ariko ukumva uri mu bihe by'ibibazo, ariko ukumva wuzuye amahoro ndetse n'umunezero, ukumva umeze neza muri wowe, ukumva warabyakiriye, ukumva nta kibazo, ukumva urishimye kandi uranezerewe, atari uko ibibazo byabuze, icyo gihe buryo uzamenye yuko Imana igiye kugusubiza kandi igiye kuguha ibyo wifuje igihe kirekire. Iyo umuntu ari mu ibibazo bigitangira, ubukene bukiza, akibura amafaranga, atangiye kubona ibintu bitangiye guhinduka mu rugo, atangiye kubona ibintu bihinduka mu buzima bwe, nyamara mbere yari umutunzi, afite afashisha abandi ndetse nubwo akifasha, burya akibona bitangiye kubura ahita atangira guta balance, agatangira guta inzira, kumva yuko ibintu byakomeye, akumva agatangira gupanika. Bijya ari ibimenyetso nyine bikwereka yuko ibintu biracyashyushye, ntago ububabare bwakagera ku by'Imana yaguteguriye. Burya gihe rero ngo uzumva uhangayitse kubera ubukene cyangwa se kubera ibyo ubura, cyangwa se kubera amadeni utari wishyura, kubera ibintu byinshi barimo kugutaho za biri ndetse n'ibindi byinshi, burya biriya bintu impamvu ukibitekereza ukumva hari ikintu wakora. Akenshi buryo ukibibura wumva hari ikintu wakora kugira ngo bigarure. Burya impamvu nuko ubukizeye mu kigo cy'uko wakizera Imana. Igihe cyose uzumva hari ikintu wabasha guhita ukora ku kanya, burya ubukizeye Imana rero irakwihorera kuko iba yifuza yuko ubanza ukayizera kuruta uko wowe wizeye. Igihe wumva utanyeganyezwa kandi wumva wizeye ndetse wamaze kwizera, wumva hari ibintu byinshi washobora cyangwa se hari ukuntu wakora ukagarura ibyamaze kugenda, buryo ubukizeye. Nta kindi kintu rero Imana ahangaha ibishaka kugira ngo utangire ushyire icyizere cyawe muri yo yonyine gusa. Rero igihe wamaze kwiyakira, wamaze kumva nta kintu wakora, imbaraga washoye n'ubundi zamaze gushira, ndetse kumva watangiye gushima Imana, nyamara ubona nta kintu yakoze ariko ukumva wuzuye amashimwe muri yo, ndetse ukumva wishimiye ibyo yaguhaye byose kabone n'ubwo uri umukene, iki gihe wamaze gutangira kugira icyizere utazi cyamaze guturuka muri wowe, nkuko nabibwiye yuko Imana n'ubundi ituye muri twebwe kandi ikorera muri twebwe mu buryo ariko tutabasha gusobanukirwa. Igihe rero wumva ko hari ikintu wakora, muri make uba wumva nyine wizeye kandi mu by'ukuri ukwiye kubiharira Imana, ukabiha Imana akaba ariyo yonyine gusa ibisubiza. Nyuma rero iyo bihariye Imana ubona ko kwizera nta handi hantu gushingiye uretse ku Mana, nibwo itangira noneho kuvuga ngo reka ntangire noneho mwegere musubize. Aho ni igihe ibintu byakurenze uvuga ngo noneho mbihariye Imana. Ikindi utangira kwizera ko Imana ariyo izabikora. Igihe rero Imana yatangiye kubona yuko ariyo wizeye amakiriro yonyine gusa, iyaza noneho ikakwiyereka. Ikimenyetso cya kabiri: Imana iguhishurira amahirwe ari hafi yawe. Iyo ikintu kikwereka yuko Imana ije cyangwa se ije kugusubiza ibyifuzo byawe, nuko iguhishurira amahirwe ari hafi yawe utabonaga. Abantu benshi badafite ubutunzi baba bafite ibitekerezo ariko bakabura amahirwe. Burya abantu benshi badafite ubutunzi cyangwa se badafite amabizinesi n'ibiki byose, baba bumva bafite ibitekerezo pe, ariko bakabura uburyo babishyira mu bikorwa. Igihe rero uzabona ibitekerezo byawe n'amahirwe abyuzuye ari impande yabyo, uzamenye yuko Imana hari ibintu bikomeye igiye kuguha ndetse yatangiye kuguhumura amaso kugira ngo utangire nawe utere imbere. Iyo Imana rero burya ishaka kuguha ubutunzi, ikujya imbere ikaguhishurira ibintu nyine imbere utabonaga, ukibaza ngo kuki imbere ntabonaga ibi bintu ariko ngo harimo ndabibona. Nuko Imana yatangiye kugusubiza. Ikimenyetso cya gatatu:
kimwe mu bimenyetso nanone ugomba kumenya, nubona ibibazo bikurembeje cyangwa se ugeze mu gihe gikomeye cyane kuruta ibihe wigeze gucamo mbere, menya yuko Imana igiye kugusubiza ikaguha ibyo wayisabye. Twibuke muri Bibiliya ivuga ukuntu Dawidi ari hafi yo kuba umwami, yarwanyijwe na Sawuli agahirwa bukware nk'uwakoze ibyaha, Imana nta byaha yakoze uretse ishyari Sawuli yari amufitiye. Nureba Yozefu, abavandimwe bakimara kumugambanira bakamugurisha, nibwo yatangiye kubona ibisubizo. Yesu Kristo mbere yuko ajyanwa mu ijuru yabanjije guca ku musaraba. Iyo ibintu bikomeye nibyo birangiza abantu, burya ibintu bikomeye nibyo birangiza abantu. Satani nawe rero ababizi yuko ikintu gikomeye kizaguha nyuma, yabona umucitse nawe akayamanika amaboko akakwihorera. Rero ibintu bikomeye bidutsinze, Satani cya kintu yateganyije ko gikomeye azagutsindisha cya nyuma, nk'intwaro ye ya nyuma ikomeye, iyo abonye nawe ubwawe iyo ntwaro igutsinze, nyine menye yuko niyo ntwaro ya nyuma na nyuma baguteze. Iyo abonye uyitsinze nawe arahunga, akabona yuko bitakiri mu bushobozi bwe. Igihe rero wumva yuko wageze mu bihe bikomeye cyane, urugamba rwakomeye, menya ko rugiye kurangira. Iyo birenze rero ukamara kubicamo, nta kabuza uba ugeze ku mpera y'ibibazo byawe. Ikindi, ibuka ko mbere y'amahoro habanza urugamba, ndetse na mbere y'ibitangaza habanza ibisa nkaho bidashoboka. Niba uri guhura n'ibintu ku buryo utekereza ko bitakihanganirwa, ibuka ko uri kurwanywa, kuko uri umunyembaraga. Nta muntu w'umunyantege nkeya Satani ajya arwanya. Kandi nubona ko urugamba rwakomeye, burya imikomerere y'urugamba ni nako umugisha uzaza udasanzwe. Ikimenyetso cya kane twihuta, Imana izatangira gukura ibidafite umumaro ku buzima bwawe. Umunsi uzabona Imana yatangiye kwigezaho ibintu bidafite umumaro ku buzima bwawe, uzamenye yuko Imana yatangiye kuza ku buzima bwawe, cyangwa se yongeye igiye kuguha ibyo wari warasengeye cyangwa se umaze igihe kinini ushaka. Izatangira ifunga imiryango itari ngombwa, uzabona inshuti zimwe na zimwe igenda zikuraho, uzabona igenda irangiza umubano runaka. Icyo gihe uzamenye yuko Imana hari icyumba irimo gukirininga, cyangwa se iri guhanagura, cyangwa se iri koza, cyangwa se iri gukura, ivanamo imyanda kugira ngo ibone noneho ko yinjizamo ibintu bifite umumaro. Ikindi kandi, burya menya yuko Imana ibizi ibintu by'umumaro kuri wowe n'ibitari by'umumaro kuri wowe. Yego uri kubona izo nshuti zigiye, hari akazi wari uteganyirijwe ariko wabonaga kagukwiriye, ariko muri make ukabona nako karagiye. Icyo gihe utabibaza ngo ariko se Mana, kubera iki ngewe, kubera iki ibingibi byose binca mu myanya y'intoki, cyangwa se kuki binca mu myanya y'intoki? Twibuke yuko Imana ari ireba ahazaza hacu. Imana iba yitegereza ahazaza hacu, ikabona yuko ibyo ngibyo ari bitoya kuruta ibyo iri kutwaka. Bisobanuye ngo Imana ibizi impamvu ibivanye mu nzira, nuko iri gutegura aho izashyira ibizima bigukwiriye. Wakoze kudukurikira. Ibyo byari ibimenyetso 4 bikwereka yuko Imana igiye gukora ibintu bikomeye mu buzima bwawe, ndetse ikaguha amafaranga ndetse n'ubutunzi. Wowe udukunda, ko like ndetse na subscribe, hanyuma dukomeze kubana mu bindi biganiro.